Haleluya, haleluya. Tubanze kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Abadukurikiye nonaha turi kubana muri uyu mwanya. Tugiye kubana muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Turabegereje mu mwegere kandi Imana mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi cyane. Dushimye Imana ko yari umukozi w'umuhanga. Yivuze biba yategeka bigakomera, niyo imenya ibyo dukeneye kandi ikabiduha buri munsi. Nta kintu na kimwe muri isi gihwanye nayo kuko yirihariye. Niyo yivugiye aravuga ngo niyo tangira ikaba n'iherezo. Turabiyegereje rero muri uyu mwanya. Niyegereje na Blaise uri ku buhanga bw'ibyuma. Niyegereje pianiste Patrick. Nkuko musanzwe mubizi, nanjye nitwa Soso. Turabiyegereje rero kugira ngo mufatanye natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Imana mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi. Yaba ari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nimuze mwegere kandi Imana mu ijuru ibahereze umugisha. Data wa twese wera wo mu ijuru, ushobora byose kandi w'imbabazi nyinshi, izina ryawe nirihimbazwe. Dukinguye imitima yacu mwami kugira ngo uze uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu. Indirimbo zigiye kuririmbwa aha ngaha nisibe ari izo kwihimbaza, ziba ari izo kuramya ubwami bwawe bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Ziba ari izo kuzamura ibendera ryo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngibizima n'abaserafi n'abamarayika bose bahora bikubita imbere yawe bavuga ko wera mwami. Natwe rero twikubise imbere yawe tuvuga ko wera mwami. Turiyezesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twicumuye hose, aho dufite icyago mu izina rya Yesu tubabarire. Turabizi neza ko tutari intungane. Mu izina rya Yesu turamagana umwuka wawe wera kugira ngo azaganze. Turukana dayimoni zose mu izina rya Yesu. Turukana satani n'abakozi biwe mu izina rya Yesu. Turabatatanya, turamagana ubwiza bwawe buturutse mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo buze bukayangane kuri twebwe mwami. Igitaramo kigiye kubera aha ngaha turagisaba mwami kugira ngo indirimbo zigiye kuririmbwa aha ngaha zikore ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Uzitumemo ijambo ryawe zigere ku muntu wari wihebye akire mu izina rya Yesu. Uzitumemo ijambo ryawe zigere ku muntu wari wabuze minervari y'umwana yibone mu izina rya Yesu. Uzitume imbabazi zawe mwami kugira ngo zigere ku muntu ayiwe Mana we. Wabonye ko yabuze epfo na ruguru, wihebye wabonye birangiye. Ni mu izina ryawe risumba yandi. Amen. Amen. Urukundo munze rurushimba ragurupfu nirwo rwanza mu urugo nishimiye ubuntu bwawe. Urukundo rwawe wankunze rurushimba ragurupfu nirwo rwanza mu urugo nishimiye ubuntu bwawe. Urukundo rwawe wankunze rurushimba ragurupfu nirwo rwanza mu urugo nishimiye ubuntu bwawe.
nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushimira hejuru Lekisi yose
Mwami Yesu we, imbaraga zawe zonyine nizo zihindura imirimo y'abana b'abantu batekerezaga ko byananiranye. Mwami, imbaraga zawe ziraza zigahindura amateka mu izina rya Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni iza Yesu.
byiringiro bizima we. Nta zindi mbaraga usibye imbaraga zawe Yesu we. Ngusabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi nibwawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Usabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi nibwawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Ngusabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi nibwawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Urakwiriye mwami we. Cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi nibwawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Usabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi nibwawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima. Bana we, uhimbazwe Yesu we, uhimbazwe byiringiro bizima we, nta giciro
wampaye mwami ayiwe mana we indirimbo kweli abantu bahimze ino ndirimbo Imana mu ijuru bahereza umugisha basabiye umugisha uturuka ku Mana basabiye umugisha utavangiye ndagira ngo ubwire nawe udukurikiye nona utekereze kuri iri jambo Imana igusabye ikiguzi cy'ubuzima yaguhaye wayiha iki nubwo ubona byananiranye nubwo urembye ariko nubwo ugifite kuba ufite umwuka uhumeka gusa hari umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe kuba ugifite umwuka uhumeka gusa uzamura akaboko cyangwa ukabasha kuvuga gusa cyangwa ukabasha kumva ko uhumeka ubasha kumva ko sensi zawe zikora z'umubiri zaba izo kumva guhumeka no kuvuga n'izindi hari umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umindura inkota icyaye uhora umuresha mwami icyo ushaka umindura inkota icyaye uhora umuresha mwami icyo ushaka turanezerewe mu izina rya Yesu turanezerewe ubushize ubwo twakoraga igitaramo na Patrick turi hano muri studio hari umuntu wanditse muri comment hari umuntu wanyandikiye inbox arambwira ngo tuzaririmbe ari indirimbo yansabye ko nzaririmba ngiye kuririmba ikugereho kandi wumve ko uri kumwe n'ubwiza bw'Imana
tugiye kuririmba mu izina rya Yesu. Aho uri ndabizi udukurikiye, dufatanye nawe kuririmba mu izina rya Yesu. Mama we nagutakiye babaye uranyumva urantabara. 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 Nagutakiye ayewe yoyo uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye we uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye we uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye we uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Uranyumva urantabara. Uranyumva urantabara. Uranyumva urantabara. Wayitakiye ubabaye irakumva iratabara. Wayitakiye ubabaye irakumva iratabara. Nanje nayitakiye babaye iranyumva iratabara. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Nagutakiye babaye yoyo uranyumva. Bana uhimbazwe. Nagutakiye babaye uranyumva we. Nagutakiye babaye uranyumva urantabara. Hallelujah. Akwe umuntu atekereje indirimbo nziza ndakurahiye. Imana iguhereze umugisha no kuri papa. Aho uri hose wumva unezerewe. Ariko bakunda koza mu
tukayumva neza tukayikonoza neza tukayikonoza ndumva idashize. Batuye mwese n'ukuri nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara 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 nagutakiye mbabaye uranyumva nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara nagutakiye mbabaye uranyumva uve uranyumva urantabara 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 baba we uranyumva baba we 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 urantabara baba we uranyumva haleluya akwewe igitangaza kweli asante Imana mu ijuru guhereza umugisha ndumva n'abandi nimujya mvuga ko hari indirimbo mufite dushobora gusangira mu gitaramo mujye muzishyira muri comment nawe yaranyandikiye inbox ndamubwira ngo utageze shyira muri comment kugira ngo dufatikanye mu kuramya no guhimbaza amen zamuka yici zamuka aho erega mani byugambirira kuri nge ndikure muri sebeni Yes.
erega mani byigambirira kuri nge oya si bibi ntago ari bibi uri musugenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza mani uri mwiza erega mani byugambirira kuri nge oya si bibi ntago ari bibi uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza mani uri mwiza erega mani byugambirira kuri nge oya si bibi ntago ari bibi uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza mani uri mwiza erega mani byugambirira kuri nge oya si bibi ntago ari bibi we uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza mani uri mwiza erega mani byugambirira we kuri nge oya si bibi ntabwo ari bibi uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza mani uri mwiza erega mani byugambirira kuri nge oya si bibi ntabwo ari bebe uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza 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 erega mani byugambirira kuri nge oya si bibi ntago ari bibi uri musungenera ubu n'ubunkwiye mani uri mwiza 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 we mani uri mwiza 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 we mani uri mwiza mani uri mwiza mani uri mwiza mani we mani we akwerize nawe erize ino ndirimbo yahimbye ari mu mavuta kandi ni waririmbye iriya ndirimbo ivuga ngo fata muri note erega mani ibyo untekerezaho ni iby'igiciro cyinshi inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye erega mani ibyo untekerezaho ni iby'igiciro cyinshi inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye erega mani tunekerezaho n'iby'igiciro cyinshi we inzira zanjye ni wowe uzimenya haza kwifuza kwanjye erega mani tunekerezaho
mana we haza kwifuza kwanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya mana we haza kwifuza kwanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya mana we haza kwifuza kwanjye inzira zanjye ni wowe uzimenya we haza kwifuza kwanjye inzira zanjye haza kwifuza inzira zanjye baba 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 inzira zanjye asante asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zako asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zako asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zako asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zake asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zake asante Bwana Yesu kwa wema wako asante Bwana Yesu kwa fadhili zake ariko hari indirimbo ije vuba irimo iramfasha mu gihe gikwiriye irimo iramfasha nkumva ndanezerewe indirimbo yahiringa iri kumfasha uvuga ngo mu gihe gikwiriye korwa n'isoni mu rukundo rw'Imana yacu bashakajwe mu mitima yacu uyiringiye yelele oya naza korwa n'isoni mu rukundo rw'Imana yacu basakajwe washakajwe mu mitima yacu iringiye yerere oya naza korwa n'isoni mu rukundo rw'Imana yacu washakajwe mu mitima yacu mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha
mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha umva ubwanjye tumunyanengenye yarangitangiye amubugingo ubwanjye tumunyanengenye yarangitangiye amubugingo ubwanjye tumunyanengenye yarangitangiye amubugingo mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha ubwanjye tumunyanengenye yarangitangiye amubugingo uyiringiye yerere oya ntaza korwa n'isoni mu rukundo Imana yacu rwashakajwe